Yes, nuko dutangiye filime yacu. Wa musore wacu twasize ari umufashe. Wari umufashe na wundi ntabwo twari tuzi ngo ninde yamutunze imbunda n'itoroshi ni kaga kobwa bise ngo ni yansoya. Kano gakobwa mbibutse na akarimu kazi muri kino kigo. Ndetse uyu mukobwa n'uyu musore baraziranye. Bahuriye mu tubari yaramubwiye ati ndavuze ngo kuramo ako gapfukamunwa nyene nkurebe. Wabyemera utabyemera gahubuzemo. Musore ari hano yabuze icyo akora kuko ibyo ari kubona ku mukobwa uri ahangaha ubwabyo umusore yagize ati akuremo maske amwiyereke. Arabanza akora ku ngofero nawe afite agatoroshi aramureba gusa umukobwa musore ntago arakura. Umusore yamutunze igitoroshi agakobwa urumuri rukica mu maso umusore ahita azamuka yirukanka. Acyo nuko yacitse umukobwa. Uyu musore mbibutse ni umunyeshuri muri kino kigo. Uyu yaramukurikiranye arebe ko yamufata ariko sinzi ko yamufata kuko umusore uranga nawe ubwe ntabwo yoroshye. Ndetse yagenda yagonganye nande n'umusekirite wo muri kino kigo. Uyu musekirite nawe mumwibuke neza kuko hari byinshi ndaza kugenda mubabwiraho. Tugaruke hakuno hano mu gitondo cya kare bageze hano. Uyu mugabo baba mwita ngo ni Fox. Ndetse Fox aba ari principal wa kino kigo. Aramubwira ati hari umuntu winjiye hano hantu hatemere kwinjira umuntu ari wese. Hari umuntu waje arayinjira ntabwo tuzi ninde kuko yari yambaye maske na kamera zacu zamufasha ariko ntabwo twabashe kumenya ngo uwo muntu ninde. Yararebye babazi ko bakoresheje ingufuri hambaye cyane. Za ngufuri zirenze zitikoraho ariko ikiba yaramubwira ati nyene kumenya ninde muntu wari waje ahangaho. Ibyo mukora byose nyene ngo menye ninde muntu wari waje ahangaho. Hano nta munyeshuri uhagera nta muntu wemere kuhagera. Wari wahaje yari yaje gukora iki? Abibwira Fox. Tugaruke hakuno mu ishuri. Ndetse mu ishuri abanyeshuri banyeshuri ntabwo babazi yuko umusore ari umusirikare. Hari ikimuzaho kikamureba umva umusa uzajya unyandikira note mu gihe cyose utanyandikira note ntabwo bizava musibyo. Urebe batangira kumumenyera n'abanyeshuri. Hano umuntu uje hano wari wese bwa mbere abanza kunyandikira note. Uyaza kuvugana na fande we akamubwira ati nagiye aho nageze ntabwo byanyorere kugira ngo ninjire. Ndetse aba baganira nabo bakorana hakurya muri NSI bibutse uriya mwana bari umusirikare. Arababwira ati kwinjira arabyanguye bafite ahantu bafunga yibanga ku buryo umuntu atabasha kumenya ngo niki kijya mbere ariko ngiye kugira ngo ninjiremo indani nabyo bwabyo byangoye. Ni hakuno mu biro bye ndetse na afande hani n'abagenzi be babiri baza kwiga kuri aho hantu ngo ahantu haba hari ibanga ndetse hanafunze ku buryo kugira ngo umuntu ahinjire ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Afande hani komeza arebe ko bafasha mugenzi wabo. Reka mbibutse nyaboneka nimukore subscribe kuko buri munsi kano gafilme ntabwo ari kanini cyane. Nzajya mbatamo episode 2 minsi mike cyane turaza kuba twakarangije episode 2 cyangwa imwe. Bizajya bitwererwa na subscribers zanyu n'uburyo muzajya musiyaringa iyi filime bizajya bimfasha nanjye guhita nshyiramo akabaraga. Hanyuma nindangiza mbabwire mutereka mbafashe dukore cyane turebe ko iyi filime yava mu nzira ndetse tubahe n'izindi nyinshi cyane. Tugaruke hakuno uyu mudamu bamwita ngo ni Madame Kim. Ndetse Madame Kim utayi icyo abafite umujyi akeneye kubaka ya presence muri leta duru umujyi ukuntu ubungana aba yarawise ngo ni Edu City umujyi wambaye cyane. Ari nayo mpamvu bo muri leta bavuga bati uriya mudamu uhagarariye ikigo cy'amashuri cya Nyanyazi azakoreho amafaranga yo kubaka umujyi ungana kuriya. Nimba atagiye gukoresha amafaranga yatsimbwe n'uwahoze ahagarariye abajapani mbese uwahoze ari sekreteri w'umwami w'abami w'abajapani. Nimba ayo mafaranga bibye atari yuriya mudamu agiye gukoresha azakoresha ayo mafaranga kugira ngo abashe kubaka uyu mujyi. Bano baza kuganira mwihangane gato cyane hano narirukanse kandi si uko neye kwereka kano kaza kuganira n'uyu ngo kamuga ati umva ariko se waje gukora iki muri kino kigo koko cyanyabyo utambishye tubwize ukuri. Wowe ndakuzi uri maneko ukorana na data uri musaza wanjye mukorera NSI. Waje gukora iki muri kino kigo ko mbizi kutaje kwiga? None se waradubuye ko nzi ko ari warangije segonderi wayigarutse mu gukora migi. Urebye neza uyu musore wasanga yararangije na za kaminuza ariko mu kigo aje kuneka yigize nk'abandi bana bose. Hakono kwereka kano uyu mumeteresa baranga ababwira bati ngiye ntago ndimo ndabyumva neza. Ni gute mbahereze ibizami bikabananira kandi iteka ryose mwiga
muragira ngo principal aza uyatera akaboko umva metere impamvu dutsindwa ni ukubera iki cyana watuzaniye iki cyana wasanga gitera imyaku ntashaba na ritoya kumbe uwo yita umwana wasanga namuruta bano bana bose ni muri 18 19 20 gutyo umukuru ari muri 18 cyane ko bano banyamahanga ubusanga bo baranize ari batoya cyane do abasuzugura umusore avuga ati iki cyana gitera imyaku umusore uyu muginga arimo aravuga ko nera umwaku nta n'isoni gendera umwaku koko ni ikibazo ibaze kuba aho uri kumwe n'uruzingo rukavanga utera umwaku bino bintu birababaza byadanje kwereka uyakomeza kuza kwinikira atangira kuneka uriya mugabo uyu mugabo nisoma mbike wa madamu tayi tuku ombe kimutayi aza kumuneka arimo yerekera kibaza uriya mugabo ajyaye umugabo abaje hano kwereka umusekirite abona umusore arimo arahengereza akamuhamagara wacyana ngwino hano umusore aza kuri telefone twari twabuze amaneti waka turimo turagerageza ngo utere ko twayabona umva uyu nguyu arahamagara akababwira ati umva hakurya mbonye wa mugabo bita ngo ni Fox yerekera Kim Fox yerekera ajya ahantu bavuga ngo nta muntu wemere kwinjira uriya mugabo byanga byakunda wasanga afite amakuru afite ahuriye n'ari amazahabu ni ikibazo uyahita avayo abayo akazi kamuzanye nimba zagashobora kama mbaye kumba agenda uyu musore twaramubonye bamwita ngo ni Dongo Mini twaramubonye bwa mbere uyu musore abanyuzurwa na bagenzi be mu kigo uyu arabibona hakuno atambuka akumviriza yumva uyu mwana kumva uyu mwana ari muri poberi uyu mwana bamunyuzura ku rwego bamushyira muri poberi amazi ati baguhora iki mwana aramubwira ati nge nta kindi bamora ikintu bamora baba bagira ngo nzane amafaranga ya nyogokuru wanjye yabitse bayakoreshe bayarya bari abana bo muri kino kigo niko bateye uriya musore n'umuhashi muri kino kigo baramwemera baramwubaha ubwo rero kuko bamutinya bayumva ko nazana amafaranga ayariyo yose niyo magaba amubwira uhiramubwira none se nyogokuru wawe n'umukire ku buryo watanga amafaranga ni icyana aba yarasanze kuri hano ku kigo kibyibushye nk'ikidatekereza uyu cyakora amubwira ati bari abana ntabwo babyitayeho icyo bakeneye ni amafaranga ubundi ubuzima bugakomeza meterese araza agasanga baganira gusa yabona uyu mwana uburyo yambaye umusore uri hano ameze neza arakeye ariko uyu mwana we ayo boss uyu mwana bita ngo ni Dongo Mini we aba ameze nabi byadanje aba yanduye ndetse ameze nabi abaza uyu musore ese wa musore we uyu mugenzi wawe afite ikibazo ki ni Rujanga ese Dongo Mini we Rujanga arakunyuzura niwe wakugize guke nawe urumva niwe basanzura bati meterese byihorere nge nta kibazo mfite nta kintu Rujanga yanwaye meterese akamubwira ati nimba Rujanga ntacyo yagutwaye sasa byagenze gute wabaye iki nyamune nawe agira ngo amusubiza cyaho uyu nawe akagenda meterese akamubwira ati uko wagenda koze nimba waraje muri kino kigo witwaje kuri mukuru ukaba utangiye kumyuzura abandi banyeshuri ntago bizaguhira gusa kumbe dori abanyuzura guri ya munyamunini ngaba aho baba bibereye bahita bavayo bakazana kino cyana baba bakita ngo ni suku niko baba bakita kino cyana mu kigo kiba cyarigize igihashigikino basket bagitinya banakemera kizanga kikareba cyamwe umva nizere kutazajya kuniza meterese ngo nanyuzuye Dongo Mini kibyo bintu nubikora bizakurangiriraho kumbe hakuno harakandi gakoba kaba kabireba ndetse nakakana gakameze nk'ari gashike kandi kuri ya musore ko karabizi kuri ya musore ari umusirikare ibi byana yabikoramo akabinyuzura baza kwicara muri bote bakiyama kino kigoryi ati umva uzaduteza abantu ibyo uri gukora nanga ari byo uri gukora ibintu bitari byo kandi bitazanaguhira pe obe ibintu byo kunyuzura ntabwo twebwe nk'abanyeshuri bahagarariye abandi tuba tugomba kunyuzura ahubwo tuba tugomba kurwanya abanyuzura abantu yaravuga ati ariko ujye umenya ko data ari assemblement ibyo bintu urabizi arakomeye ntawanyirukana muri kino kigo rero urumva ahubwo njyewe mu nyubaye kandi nawe wa mukobwa wikwitwaza ko nyoko ababwira kano gakobwa ati kano gakobwa bakobwa bakitwa Yuni wikwitwaza ko nyoko ari wagarire kino kigo ibyo nta kintu wazubimbwira ni ka Yuni nako nika nayo niko bakita ngo ni nayo wikwitwaza yuko nyoko ahagarira kino kigo ngo uze utiyobora twese nimba ari no mpamvu yatumye uba perezida data nawe iki kigo yakiyobora kandi akiyoboye naba perezida kandi mbaye perezida
ngira ngo nawe urabyumva. Kwereka mama wakara agakobwa bita ngo ni nayo aranga uyu mugore niyo bari gukeka yuko byanga byakunda ari we muntu zaho zabu zitsimbye, kuko nta kuntu yavuga ngo agiye kubaka umujyi ungana kuriya adafite ahantu azakura amafaranga. Ni ikibazo byanga byakunda kugira ngo wubake umujyi ungana kuriya biba bigusaba kuba ufite agatubutse. Bano baza hano kano ni aka gakobwa ni agakobwa kuriya mudamu baza kuganira n'uyu ngo kamwe ati umva warakoze kumbera inshuti mwana sibyo. Kano kana nagakire ariko kano ka ani papa we nafande bivuze ngo nabakene. Uyu nawe dongo mini abarimo aragandira na Njanga mubwira ati umva ibiba muri kino kigo nta mpamvu yo kubyitaho sibyo. Nimba ukeneye kukirambamo uziturize rimwe batazana kuvuna izosi gasanga birakubangamira araburije kwereka hakono. Ndetse atangira kumubwira inkuru ngo uyu muzimu uba muri kino kigo, ndetse ngo uwo muzimu uba warahoze ngo ari umukobwa ngo uba yarahoze yiga bya danje, abandi bana bakamugirira ishyari. Mu kumugirira ishyari abandi banyeshuri bakamwirukankaho. Aba ngo ari mu minsi ya kera ntabwo ari ingiyi. Uyu mukobwa ngo biza kurangira yapfuye, ngo ariko gupfa k'uyu mukobwa w'umuzimu ngo n'ubundi ngo butuvugana atera abantu akabagarukira akaza ngo abamereye nabi bya danje. Umva amagambo ngo uyu mukobwa batera nabi cyane, ndetse ngo asigaye aza akabatera nk'umuzimu bibi cyane nabi cyane. Kwereka ngo umwe mu bantu bakora muri kino kigo ngo wari umunsi umwe ngo aza kumanuka hasi asanga ngo hari umukobwa wapfuye. Ngo uyu mukobwa bayishwe n'abandi bakobwa kubera yuko baba bafite ubwoba ko uyu mukobwa iteka ryose abatsinda. We yaravuga ati reka izo nkuru z'imizimu ntabwo ibaho shani mukatubeshya, ibyo bintu ni ibinyoma. Hageri hano kumbe cyagize ubwoba uko gihakana ngo nta mizimu. Uyu arabireba Nyamunini wowe uravuga ngo nta mizimu ibaho kandi mbona watitiye wagize ubwoba. Noza ni gute utekereza ko ntayihari kandi tuyikubwira inkuru zayo ugatitira? Ariko ngo ikirenze kuri ibyo ngo uyu muzimu uza gutera abantu urongera ukabagarukira. Niko mapu yivaje uyamwerekana video. Wangu ko imizimu mbona imeze nabi muri kino kigahubwo aba baraza. Nyamunini ntukazajya ubeshya. Ndetse Nyamunini uko yabaraga inkuru arimo ararya cya gisore icyana cya Samblemani kiraza kigacira mu biryo cyarangiza kikamubwira ati irya kandi urye uhereye aho ngaho naciriye, mbese unywe ako gasosi ciriye mu muceri wawe. Nyamunini araza arye nta kundi baba munyuzura bamukubita nk'ingoma y'abaporoso. Uyahita avuga ati Nyamunini wirya ibyo biryo, ndetse agira atya akabimena ku cyana cya Samblemani. Nyamunini nturya ibyo biryo. Nibutse gato uyu mwana ni umusirikari ndetse ateye ubwoba muri kino kigo baramuda ntago babizi, ariko uyahita amufata amashati wamuginga we ndanyuzura umuntu kitambika yajya gutera urushyi umusirikari akarufata kikamuhirika. Umusore arabanza akareba ku ruhande agacunga gake n'umusirikare gahoro akakunigira ikigoryi akagikanda kiba kinyuzura abandi bantu. Ni icyana cya Samblemani akagitamo kikaza kikamuca inyuma kigiye kumukubita. Teresa agahita asakuza ati ni ibiki? Gusa uyu musore aba yamutayemo akantu ko mu mpyiko, ndetse Teresa agasanga iki cyana nicyo kigiye gukubita umuntu. Veri ya mbere ni babatumiza mu biro bya disipurine, muri biro de disipurine bombi uko ari babiri. Iki kikavuga ati ngewe sha data arakomeye ntabwo nzose ko ninde, ariko wanjye ndamuzi. Ntabwo asanzwe icyana kigasuzugura na Teresa mwarimu wabo aba yifitiye ka biro bamwita ngo ni Madamu Soya ya Soya. Umva ntabwo nyine kugira ngo uzajye uguma hamwe na bariya bana ni babi batazagukubita bakakumugaza. Icyo atazi kino cyana ni igisirikare kiba cyanamutema akantu k'impyiko. Uyu aravuga ati ariko nanone ntabwo bisobanuye yuko baza ngo batunyuzure badufatirane ngo nuko bakize niturangiza tubihorera. Ibyo bintu byaba ari ubugigira ntabwo byaba ari byo musore, ntabwo byaba ari byo pe kugira ngo baze batunyuzure niturangiza tubihorere. Ibyo bintu ntabwo byaba ari sawa. Hakono Teresa aramubwira ati none uzakora iki? Wowe nicyo uzakora, uzahangana n'abana b'abayobozi mu gihe ubizi neza ko badasanzwe bafite imbaraga batikoraho. Ibyo bintu ntabwo byaba ari byo wa mwana we. Hakono Teresa ntibyari byiri uyu musore akamubwira ati ariko nanjye nanone
ntabwo nzicara ngo banyuzure, ubwo mubiri Imana yamaye naba ndimo ndawupfusha ubusa, ubwo nzagerageza nirwaneho, kuko nanone nicara bazankubita kandi bankubite nabi, kandi ningera n'imbere y'Imana izambaza ngo izo mbaraga wamaye zari iziki, ku buryo baguhondaga nk'akagoma k'abaporoso, ndetse ka kagoma katananitswe kavuga nabi katazi kurangurura. Umusore agacaho, Teresi yamubwiraga ati bariya abana ni babi cyane bazakumugaza, uzagerageze witonde. Tugaruke kuri bafande barahangaho. Ase uriya musore urabona koko bino bintu azabishobora? Twakomeje ati uriya musore mwamubona karakaza azagashobora. Mba amagambo ni ikigenzi cye baba bakorana muri NSI, ati uriya musore azagashobora. Ese twakamuhaye tuyobeye yuko ako kazi azakabasha, cyangwa wagize icyo ariko atari we wambaye inifomo ngo ujye mu bana nawe tukwambike yawe werekere. Ni ikibazo tukwambike akanifomo kawe nawe uceho, cyangwa uceceke umusore yikorera akazi ke. Afande baba rano batera utuntu tw'uduse twa hato na hato bakiraho. Nyakuba afande mukuru uwo bita ngo ni Kim avayo akaza akababwira ati umva, hari amakuru twamaze kubona, dore icyana cyanyu cyakubitaga abantu mu bamwereka umwana yarura ibifu ry'umunyeshuri mugenzi we. Avane mukuru, kiriya cyana twacyohereje mu kazi kirimo kirarura ibifu by'abanyeshuri mugenzi wabyo. Ni ikibazo uriya mwana agombe yirukanwe. Reka wamusaba imbabazi ni Ani yaramureze, ariko agombe yirukanwe kama mbaye. Ndetse uyakomeza gusaba imbabazi, asaba imbabazi afande director wabo mukuru. Umva, abana banyu iyo mubatoshe mama mugomba kubatoza neza. None iki cyana cyanyu cyo ntabwo cyiteguye gushyira mu bikorwa ibyo twagitoje, ahubwo kiri kujya ku ishuri kigakubita abantu kikabamenagura. Hano basabira imbabazi cyane kwereka hakono uko umwana bamutonganya bavuga ngo akora ibintu bitari ibyanyambyo. Yibuka papa we, cyari igihe kimwe papa wagiye kujya mu kazi, ndetse amubwira ati umwana amubwira ati papa umenye ko uyu munsi mfite anniversaire. Papa akamureba akamubwira ati mwana wanjye naribi, wenda ndabizi ufite anniversaire, ndaza kugerageza ngaruke hakiri kare kandi ndaza kuba ndi kumwe nawe muri anniversaire. Gusa papa we yaragiye icyo gihe ntabwo yigeze agaruka. Garuke hakuno cyane iki ngiki kiba kijya gukina insimbi mu tubari muri twakase n'ahantu hakomeye cyane, kikagenda kikaka amafaranga abanyeshuri. Urumva ntabwo cyayaka papa wacyo, ndetse kino cyana bari cyana cya assemblement. Amafaranga kimaze kuyaka abantu kirayazana kikayakina urusimbi, kumbe kiba kirimo ideni. Uko gikina insimbi kijyamo ideni, amadeni y'abapucayi. Pucayi akakibwira ati umva, amafaranga yanjye yandi nyakeneye mu cyumweru gitaha, nutayama ubwo nawe urabyumva ibyo nzagukorera. Mva amagambo, urabizi ibyo nzagukorera nutama amafaranga yanjye. Byaba byiza ukoze vuba kandi cyane, kugira ngo bino bintu tuze kubiha ubusobanuro n'inyito. Gerageza kandi vuba hakiri kare, bitari ibyo nzagukoma kwereka. Kuko cyaba kimereye n'abari kukikiza amafaranga, kiza kuri mama wande wa Dongomini kikaza kikamubwira ati ngiye banyita Njanga, nkaba n'inshuti ya Dongomini. Mukikamubwira ati Njanga ndamuzi, kumbe kiba kibeshya. Mbibutse Njanga ni wa musirikare. Njanga ngo akeneye amafaranga, yarantumye ngo nze ntwara agakarita kawe mukecuru, hanyuma nkira amafaranga. Njanga mukecuru aravuga ati ko utigeze kudusurana mbere. Kiravuga ati ngiye mba ndi mu kazi, nkunda kuba ndi bize bya danje. Ubwo rero rwose mukecuru wihangane, Njanga ntago abashe kuzanga urame ikarita yawe. Hanyuma mukecuru arabe okay, inshuti z'umwana wanjye Dongomini ndazikunda, waje nkaguha agaporizo. Cyao kinjiramo hano indani kikanga kurya, kikamubwira ati mukecuru ndi kwihuta. Mukecuru agiye karita kwereka wa mwana bita ngo ni Dongomini abakora akazi, yirirwa yirukanga ngo arebe ko yahaha itatunge na nyirakuru. Aba yiga anakora. Uko agenda Dongomini abona cya kigoryi bita ngo ni cyanjanga, ni umu agent wa NSI. Akakibona ahita avayo. Mbibutse uyu musore nta muntu wabizi ko ari umusirikare, uyu ahita avayo akaza. None se wagwana bimeze bite? Urebe Ndonga aramufatiye akabona wakoraga iki hano aya masaha ko bwije umusore abasha kuneka. Ndonga ahita amubwira ati nimba ugira ngo nekuza kukureka twinjirane unyereke icyo ugiye gushaka. Umusore ahita amubwira icyamuzanye hano.
ndetse Domini ahita amenya ko uyu musore ari umusirikare. Barimo barayiga iki, ariko amubwira yuko ngo arimo arayiga iki. Oya, nako ntago amubwira ko ari umusirikare, ahubwo amubwira ko arimo arayiga inkuru za ya mizimu yamubwiye. Mu yandi magambo, wambwiye inkuru z'imizimu, ubwo rero nanjye ndimo ndayisaka. Kumbe binjira hano handitse ngo nta muntu wemeye kwinjirwamo. Hano hari uwo basanga arimo aratera akanyundo, akubita akanyundo ka hato na hato, abatera inyundo habura gato agacaho. Ntabwo tuzi ninde, ngo bari baje guhiga story z'imizimu. Babona umugabo hakuno. Uyu mugabo ntabwo ari story z'imizimu zamuzanye, akeneye zahabu na miliyari 800 z'amadolari zibitse muri kino kigo. Leta itazi ngo ayo mafaranga abahe. Ayo mafaranga afitwe nande? Ayo mafaranga esa ni uriya mugore agiye kwibakisa wa mugi bita ngo ni Edu City. Ako kanya hari akaka hakuno, bibutse harubacitse, haruciyeho, harugiye, ndetse ugiye ntago babashije kumubona. Bano bahita binjiramo hano indani bashakishe, bibutse wari kwishakira zabo, ariko yabeshe Nyamunini Matobi yuko ngo arimo arashakisha kuri izo nkuru z'iyo mizimu. Ndetse yari ahangaha ngo hamagara ibyo akoze byose agatanga raporo. Abona wa mugabo ngo uyu mugabo wose ari sekreteri w'umwami w'abami w'Abajapani, ni nawe wibye amafaranga, bamwitaga Njongo. Tangira gufotora ahangaha arebe ko hari icyamufasha kumenya ziriya zahabu n'ariya mamiliyari biri hehe, bibahe, biri weya. Ndetse hakuno uko abikora icyo atazi, Madamu Kimutayi CEO akaba owena w'iki kigo ababireba ko uyu musore na Nyamunini bamaze kugera hasi muri storage, nubwo nawe abatazi ngo ni iki barimo barashakisha hano muri no storage. Gusa hari hano handitse ko nta muntu wemereye kuhajya, ndetse bavumbura yuko impamvu nta muntu wemereye kuza amanga. Uyu musore avumbura ko ari uko ahantu batekereza yuko haba ariko gace kabitsemo ziriya zahabu n'ariya madiyama byose muri rusange. Umusore uko ari hano bashakisha, baza kugera ku bisigazwa by'umuntu wapfuye kera cyane. Batari bazi Nyamunini yajyaga apfa kuvuga ngo inkuru z'imizimu, ngo imizimu iba muri kino kigo, ariko akabivuga nta kintu yigeze abona. Taje mu kanya dukomeze filime yacu, nagutinda nge banyita perfect. Subscribe yawe irakenewe, uko sub ziba nyinshi nta wamenya hari igihe nakongera n'izindi episode nimugoroba nkabatamo utundi tu episode nka 2 cyangwa 3. Ciao ciao.